Imoza nari nagiye gusura abadamu mu modoka nibuka ubu byari bimeze abantu nkwiriye gushima ari jyenyine ariko mu modoka mpamagara umushumba wantumye icyo gihe ndamubwira nti siko mfite aniveriseri ati hajya yiki y'imyaka 20 maze untumye ubwo hari ndabimwibutsa tuzi ko ari byo kandi koko ntabwo byari byoroshye ndibuka bamaze kumusengera n'umukuru w'itorero nabajije umupasitori wari umaze kumusengera ari umushumba wacu ndamubaza mbese umaze imyaka ingahe uri umushumba imaze imyaka 10 nareba n'ibihe twari turimo abona kuzamara imyaka 10 ari hatanu ariko dore mwije 26 Bana yarahabaye ni n'abana banjye batazi igihe nabereye pastor ari abana banjye ubwo rero ni Imana yahabaye mufashe gushima Imana kandi impamvu nshimira Imana nuko nta mutima ushinja hari igihe pasitoro agirana akavuga atahana aratsinda ariko njyewe nta hantu numva nigeze natsitara ngo mvuge ngo mfite umutima w'igishinja Imana yarahabaye. Haleluya. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana mu kanya gatoya dufite ko zahageze kure. Dusome ibyanditswe byera usanga mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 turageze ku 12. Dusome n'ibice bibiri umurongo wa 7 tugeze ku 10. Turageze ku 9. Hanyuma dusome n'ibice bibiri tugeze ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 wonyine turi gusome ibindi turayireba nyuma kandi niba ngombwa ndanayihina ubu namwe muze kubaza abantu ko byari bimeze sigenda natuye muterane rya 3. Yesu ashimwe. Bagira umwarimu muri kaminuza y'Ihuye witwaga Muswahili nigeze namuvuga hano isaha zo kwigisha za saa 2 zageraga yatangiraga isomo nubwo yabaga ari mu nzira arimo yigisha yibereye mu nzira yagera mu ishuri abanyeshuri ati mufatira aho ngezeze kubera ko muje gukererewe murafatira aho tugejeje. Dusome ijambo ry'Imana Yobu igice cya mbere umurongo umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka kandi Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati turutse he? Ubwo Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe wahanywe nawe mu isi ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se kugira ngo Yobu yubahe Imana gusa niwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ibyo atunze byose nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati
dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we kumuranguriraho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Umurongo wa 7 ibice 2. Nuko Satani aherako asohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigera mu gitwaro. Nuko yishimira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana bipfire. 3. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi ukamuhora hasi. Imana idufashe cyane. Iri jambo nk'uko narimaze kubibabwira, ni kuvuga ngo Umukristo mwiza no mu gihe cy'ibigeragezo. Ntabwo byoroshye Umukristo mwiza mu gihe cy'ibigeragezo. Igitabo cya Yobu rero kiri mu bitabo abahanga mu bya Bibiliya bavuga yuko ari igitabo cyanditswe kera, ni nacyo cya mbere gishobora kuba cyanditswe na Mose, kuko abahanga bamwe mu bya teolojiya babivuga. Abandi bakavuga bati wacyanditse ntazwi, ariko buri iyo hagize bamwe bahamya umuntu wacyanditse ari benshi biremezwa, hanyuma bagashyiraho gusobanura yuko yaba yaracyanditse mu gihe yari ari mu butayu bw'Imidiyani, aho yari aragiye intama, yaje kumva inkuru z'uwo Yobu wari warabayeho mu gihe cya kera akomeye n'ibibazo byamubayeho. Yandika rero iby'iyo nkuru. Yobu ni umuntu bamwe bavuga yuko ari umuhanuzi ugaragara mu madini ageze kuri 3: idini rya Kiyahudi, idini rya Gikristo, idini rya Isilamu. Muri Isilamu bamwita Ayubu. Yobu rero bamuvugaho ko yari afite ubutunzi bwinshi, ariko Satani nk'uko mwabyumvise yaramurakariye, amugirira ifuhe ubwo Imana yamwirata. Ndagira ngo mvuge iki ngiki kivuga ngo ni ngombwa ko tumenya kwihangana. Ni ngombwa nubwo waba uri mu bigeragezo. Amakuru agaragara yuko Yobu bamwe bavuga yuko ashobora kuba atarabayeho, ariko abandi bakavuga bati nta muntu waba utarabayeho, waba uzwi amazina, akagira igihugu, akagira abamukomokaho n'abo bababyaranye, kuko Yobu bavuga n'amazina y'umugore we wa mbere n'ay'umugore wa kabiri. Ayo niyo makuru. Hakavugwa n'abana be 3 b'abakobwa, ab'abahungu nibo bavuga amazina. Yobu rero yari igihangange akomeye, ariko Bibiliya igaragaza yuko mu munsi umwe Abasabeya, abo twita ngo n'ubwoko bw'abagizi ba nabi, bateye amatungo ye barayasahura, kuko muri icyo gihe aho yari atuye muri Arabiya, ariyo Arabiya Saudite y'iki gihe, Yobu ngo yari atunze cyane bizwi, ariko hakaba kari n'agace karumbuka kabamo umutungo cyane, bakagira n'abanzi rero b'Abakarudaya babagiriraga ifuhe. Nicyo cyatumye bamusahura. Yaragirize inshuti eshatu. Bibiliya igaragaza yuko mu bigeragezo bya Yobu yahuye n'ikibazo cy'inshuti. Ndagira ngo gutangarize yuko ntabwo ibizakugerageza bizava kure y'abakuzi, ahubwo bizava ku bakuzi neza. Yobu bigaragara yuko inshuti ze zamufashije kubabara. Bibiliya igaragaza yuko yaba Sofari yaba Biludadi
ngo bamufashije kumukoba, baravuga bati si wowe wabona, bajya gutwirata yuko uri umukiranutsi, none Imana irakugaragaje. Muri icyo gihe byagaragaraga yuko uwitwaga ko yubaha Imana yabonaga ihirwe. Ntabwo bari bazi neza yuko n'umuntu wubaha Imana ashobora guhura n'ibigeragezo. Kandi na n'uyu munsi waba witiranya ibisa n'ibyo, ariko ndagira ngo utangarize ko kuba umukristo mwiza ntabwo bivuze yuko ujya kure y'ibigeragezo, ahubwo kuba umukristo mwiza ni uko n'ibigeragezo iyo bije umenya kubyitwaramo neza. Bibiliya rero iraduha amasomo ageze kuri 7 dukura muri izi nyigisho za Yobu. Inyigisho ya mbere iravuga ngo Imana irabizi. Imana irabizi, yemera ko bitubaho kandi ikemera yuko bikugiraho n'imbaraga. Inyigisho kabiri iratubwira ngo Imana ishyiraho imbibi. Igihe cyose dufite ibibazo, sinzi ibyo ari byo, nzi ibyanjye, ariko nawe uzi ibyawe, kandi sinagomba yuko tubihuza. Si ngombwa ko tubihuza kuko buri wese agira ibye kose. Hanyuma rero inyigisho ya gatatu igaragaza yuko Imana yemera ko n'abantu badushinyagurira, bakadufataho ijambo. Mu gihe uri mu bibazo, Imana yemera yuko abantu bagufataho ijambo, bagatangira kugukwena, abandi bagatangira kujya ngo baguha ibinoko. Ariko ndagira ngo utangarize yuko Imana yamuye ngo ngukomeze, uhumure. Ibibazo birahari kandi ntibizanashira. Yemuze gutangariza abantu yuko ibigeragezo bimeze nk'urwayi rw'imegeri. Ubibona ari bikeya none, ariko ukagira ngo urabisengeye birashira, ariko ugacyakaza ibirushijeho. Ikibazo gikomeye ni uko kenshi gisunikwa na bene se. Nicyo kibazo gikomeye. Ariko ndakwihanganisha nshuti y'Imana, ukomere mu bigeragezo. Jambo rya kane ni ukwirinda kugira buhi ibisobanuro b'ibikubaho. Ntabwo uri mu rubanza ujye kuburana n'abagukomba cyangwa abagukwena. Ese kuki uri umukene? Kuki ari wowe uhomba? Kuki ari wowe utagira akazi? Kuki ari wowe uri kode? Kuki ari wowe utagira abana abandi babafite? Nta busobanuro dufite, ahubwo ujye ubwira abo ngabo ngo bazabibaza Imana, kuko niyo yagushyize kuri ibyo kose. Muze kuvuga ngo ibigeragezo ni ikizamini, n'evaluation, ce sont des preuves. Ariko Imana ishimwe kuko iri kuduha ijambo ridukomeza. Abatari mu bigeragezo munyihangane, ariko icyo nkunze kubwira abantu nuko mbwira agasozi karwaya kandi niba utanabifite ubyitegure. Nakubwira ngo ubyitegure, nicyo cyagukomeza. Hanyuma inyigisho ya gatanu ivuga ngo gukomeza kwizera. Mu gitondo nahoze mbwira abo twari turi kumwe, ndababwira ni ari umuntu wigeze abwira ijambo, arambwira ngo mbayeho nabi. Kandi sinababwiye kuko bakureba ni kubi, kuko bakureba ni kuri, ariko ndagira ngo mbabwire ko umukristo mwiza ni ukunyurwa n'ukuri. Haleluya, se kumutangikiriza impamvu ugomba kunyurwa n'ukuri. Nutekereza kuba nk'undi, uzatekereze n'ibigeragezo afite, utikagira inkuru. None se urugero, utekereza ko umuntu ufite imodoka nta bigeragezo byo gutunga imodoka afite? Nabuze kuganira n'umuntu, inshuti yanjye yatunze imodoka, arambwira ati mushumba, tuzi ko gutunga imodoka atari nko gutunga icyobo mu nzu kigusaho. Ni ukuvuga ngo ni nko guca icyuho cy'umutungo uhora ugenda
utazi aho unyuze simbizi kuko Janvier azabimbwira sibyo yo ndigera tunyicaye imbere se byibuka nyine gutunga imodoka ariko buriya afite ibyo bigeragezo byo gutunga imodoka. Utekereza ko kuba uri mu nzu y'ikode ari wowe ufite ibibazo kuruta uyifite? Utekereza yuko amafaranga asora mu nganya iyo bagiye kumusoresha aho dutuye hari umugabo ni n'inshuti yanjye yagize amahirwe yo kugira inshuti z'abantu bakomeye kandi igihe ndi umukene, ariko nabonye yuko ntabwo mukira. Uwo mugabo ni mwarimu w'Abangirikani kandi nubwo tuziranye ariko iyo asanze ku muhanda amutega aranyishyuza. Arabura anjiramo pasitoro twagera mu nzira nyine we ubundi ku busanzwe nishyura 1,850 ariko iyo twazanye ni 2,000 ndetse ntabwo akasubiza ntabwo ukiri ugusubiza, ariko nasanze nawe ntabwo akize ahubwo arihangana. Ikibazo nari ngiye kuvuga yahuye nacyo, yari afite uruganda rukomeye cyane rw'umuceri ariko ubu ngubu ntagikora. Nkunze gusobanura ibi nshaka kwerekana yuko ibigeragezo buri wese agira ibi n'iby'urwego. Ushobora kuba utarya umuceri ariko urya ugasanga mwese muri kimwe upfa kuba muriho. Haleluya. Bagiraga umwarimu muri kaminuza Nzeyimana yari umufilozofi, sinzi niba Michel Janvier yamuzi kwigisha ya filozofi. Hari utuntu tubiri namubonye. Iyo bamubwiraga ariko Nzeyimana kuki utagira imodoka, ariko hari abantu bicara banyiruka aho singira imodoka mbese ngo babona iki Kigali n'amaguru. Kababwira niba ufite amafaranga yo gutega nawe urayifite, imodoka niya n'agasaro yikwishyura. Hanyuma ka kabiri ni ibintu byo guhora atibutse ingorane ziba mu muryango. Iyo wamubwira uti prof usurize madamu kweka ibyo sinabivamo, buriya umugabo agira ibyo bigeragezo, umugore akagira ibyo bigeragezo, n'ubusobanuro bwabyo ntiwabibona. Kuko umugabo ushobora kumubaza ese mu rugo bimeze bite, akavuga tuzabibaza umugore. Umugore wamubaza ese mu rugo bimeze bite, atubanza ibyo gutegura wabibaza umuboyi. Buri wese agira ibyo bibazo rero n'ubusobanuro akagira aho babusanga. Ariko icyo nshaka kuvuga buri wese afite ibyo bibazo, ariko Imana ishimwe ko tubyihanganamo kimwe. Inyigisho ya 6 iravuga ngo gukomeza gukorera Imana nubwo twaba twabuze inshuti ziduhumuriza muri ibyo bigeragezo, kuko bituma dutera imbere mu buryo bwose. Yewe mvuze ngo mu buryo bwose, sivuga mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka, ahubwo ni mu buryo bwombi. Reka mbabwire, nari ndimo mvuga ibyanjye ariko burya sinjye bavuga gusa, nawe barakuvuga kandi na wa wundi utuvuga nawe afite abandi bamuvuga. Ikiruta rero mureke amahirwe, inyigisho nziza nuko ushatse wagicece kuko uruvuga undi ntirugarama. Imana itugirire neza. Inyigisho ya 7 dukura muri izi mpuguro za Yobu, dukwiriye kwirinda inabi. Dukwiriye kwirinda iki? Nubwo dufite ibigeragezo, hari abantu nitukaho. Yobu ziriya nshuti
nizo zazaga zikamwereka yuko yibeshye, n'umugore we ngo agere ubwo amwereka yuko yibeshye. Ariko Imana ikomeza kwirata Yobu. Nubwo ibibazo byari bihari, mureke mbabwire, nubwo dufite intambara, nubwo dufite ibitugora, ariko dufite Imana itwirata. Nigeze nasoma inkuru imwe y'umuhanga wanditse ku bintu bijyanye no gusenga w'umunyamerika. Yaravuze ngo Imana yirebye abantu bo muri iki kinyejana igasanga hari abantu bamara amasaha abiri imbere yayo. Imana iravuga ngo Imana ishimwe ufite abantu bakiyubaha. Abantu bamara amasaha abiri bari imbere y'Imana, Imana birayinezeza. Noneho ushobora no kumara arenze, noneho ukamara narenze mu kigeragezo ukivuga ngo Mana ushimwe kuko ndi ku ikosi kandi niteguye gutabarwa, ntegereje gutabarwa. Abategereje gutabarwa, haleluya. Ntabwo muri gufashwa nabibonye kuko ni kuvuga ibintu bikomeye, ariko ndagira ngo twimuke dusome irindi jambo dusoma mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere. Ubundi iyo umuntu avuga ibintu bikakaye, abantu b'iki gihe bakunda kuvuga ngo wari ukwiye kutwigisha bimwe, ngo Imana iravuze ngo iradutabaye, iratuzamuye, ikujyana he? Tujyanye hanze, wamenye se ari hehe? Ashobora kuba hanze y'itore. Dusome igice 9 n'urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, uhereye ku murongo wa 19. Abikorinto ba mbere igice 9 umurongo wa 19. Ariko se wahabarangira tugasoma imirongo mikeya kugira ngo ntakerereza mwarimu n'umuyobozi wa gahunda. Dusome 24, aho handi muraza twasoma muri mu. Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa kabumwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza honjya, mubitanye ibipfunsi ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoze uburetwa, warwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Amen. Ubundi aya masomo nashyigikira isomo twabonye rikuru. Ubundi muri teoloji bagira ibyo bita sujet thématique, hakaba n'ibyo bita sujet complémentaire. Ntabwo ari ngombwa ngo tugire isomo rimwe tugenda ngo twige oya kuboneka irindi ririshyigikira, ariko sivuze ngo turyibandeho. Ariko ndashaka guhuza iri somo n'ikintu cyitwa umukristo ameze nk'umusirikare, umukristo ameze nk'urushanwa. Dusome urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, aho tubona umukristo umugereranya n'umusirikare. Ibice 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ntawaho umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, wabakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino, ntabwo ikamba keretse arushanwa kuko bitegetswe. Imana idufashe cyane. Umukristo rero mwiza agomba kuba ameze gutya nk'umusirikare. Ntekereza ko umusirikare, ushize narabivuze njye sinabaye umusirikare, ariko umusirikare ndamukunda. Umusirikare mu ntambara iyo yumvise isasu, abasivile bariruka, ariko umusirikare we ahita avuga ati iyo mbunda ni bwoko ki?
irasishijwe he cyangwa se irasiwe he, iryo sasu riturutse, abasivile bakiruka, umusirikare akagenda hasa kugira mugenzi wawe uzirinde ku musivile. Umukristo agira ibintu bitatu. Iyo usomye urwandiko rwa mbere rw'Abikoreye n'ibice 10 umurongo wa 13, haravamo nta kigeragezo kibasha kutugeraho atari urusange mu bantu. Ngo kandi Imana nizemera ko tugerageza ibirenze ibyo dushobora, ngo izadushakira uburyo bwo, kuko hamwe n'ibitugerageza idukira akazi. Umukristo nyawe ntacogozwa n'ibigeragezo, ahubwo umukristo nyawe ameze nk'umusirikare akomezwa n'urugamba arwana, kuko umukristo abarwana avuga ati nzabona ingororano mu ijuru, nk'uko umusirikare arwana urugamba avuga ati nzabona ingororano. Ndabifuriza kuba abakristo beza. Hanyuma impamvu umukristo agereranywa n'umusirikare nuko mu by'ukuri tuzabona ingororano. Ijambo ry'Imana muri Matayo 25:34 havuga ngo Imana na Yesu bazatwirata, ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, ngo murabe ubwami bw'abatunganira uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya, haleluya, bari kurwana neza, haleluya, biteguye gutsinda. Amina. Impamvu nanone umukristo agereranywa n'umusiporutifu cyangwa se umuntu urushanwa, nuko kurushanwa ugomba kurushanwa neza, uvuga uti igere byose mpambe umudari wa mbere. Ubundi umudari megadalya byatangiye mu kinyejana cya 19, ariho abantu batekereza yuko umuntu urushije abandi agomba guhabwa ingororano, bakawita umudari wo kwihangana cyangwa se wo gukomeza umutsi. Ijambo ryiza ni ugukomeza umutsi. Burya ntabwo niba duhura n'ibibazo tugakomera, si uko ibibazo hatariho abo binanira bagacika intege. Impamvu ni uko tuzi icyo dukorera. Haleluya, 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 torero ry'Imana. Uwo dukorera rero azaduhemba. Ikamba ni ikimenyetso cy'ishimwe nacyo ngo cyahabwaga abami b'abami, abami basanzwe cyangwa se abamikazi, ibikomangoma n'abamusenyeri cyangwa se abepiskopi. Ariko ikamba naryo ni ikimenyetso gihabwa umuntu warenza abandi. Ndabifuriza kurenga abandi. Narababwiye ngo umukristo nyawe ntushobora ibyo abandi bananiwe. Muri iyi minsi nafashijwe n'ijambo mwene data aherutse kuza kutwigisha Bizimana Jean Baptiste ijoro ryo gutabaza. Icyo gihe amashanyarazi yari yagiye, sinzi abari bahari, ariko wenda babyumvise byarabafashije. Atwigisha ubwoko butatu bw'intama. Hari intama zavumye mu rwuri rwa shebuja, ziremera zinamba mu rwuri rwa shebuja, zinyurwa n'urwuri rwa shebuja, zinyurwa n'amazi yo mu rwuri rwa shebuja. Ngo ariko hari intama zindi ngo zuri inkike ngo zihora zisurumira zireba hanze, ngo ni abakristo. Ngo harabavuga ngo ariko uziko n'abapagani bashobora kuzajya mu ijuru we, ngo n'abapagani bazajya mu ijuru. Ariko si ibyo, ijuru ntabwo ari iby'abantu bose. Ntabwo twebwe tugereranya nk'abazariduha. Imana ntigereranya abo ngabo. Imana izariduha kubera ko twatsinze ikizamini. Ibigeragezo turimo ni examen, evaluation, kugira ngo ubone diplome nuko ukora ikizamini ukagitsinda neza. Kandi wamara kubona diplome ntibivuze ngo uragenda rugera hanze uhita uhabwa akazi. Nutanakabona imyaka 2-3 igashira, komeza umukristo mwiza.
Imana idufashe cyane. Kirakugenza ngo Imana idufashe cyane. Ubwiza bwo birakomeye. Ariko n'ubundi buryo urugamba rurwanwa n'umuntu ukomeye. Yego. Umuntu ukomeye. Bakristo rero bene data bavandimwe inshuti za Yesu dukwiriye kugira imbaraga zikomeye cyane zo kwemera guhangana n'ibibazo dufite tudatsinzwe. Reka dusome urwandiko rw'Abafilipi ibice 3 ari naho dusoreza hanyuma dusenge. Abafilipi ibice 3 niho dusoreza dusenge. 12 aravuga ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikirana kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yafatiye. Bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugira ngo tamuranwa ngo mpamwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu twavuye mu ijuru tukujye kwa Mena. Umarane rero wane kandi mutsinde, iryo jambo sorejeho. Ariko watsinzwe ndamwifuriza gutera intambwe yo kwemera intege nke. Hari ibintu ntekereza ko bigoye, bijya bigorana wari umusirikare ukabona hari uwo muhuye akurushije ubuhangange akakubwira ati amaboko hejuru we, ukagira urya. Bari n'ababwira bati mweshyire hano, ubundi muzishyire hasi, ubundi amaboko hano, hano uhita uyashyira. Vuga ngo niko bigenda. Bwakarira se kugira ngo siko bigenda. Iyo watsinzwe uba watsinzwe, ariko usaba imbabazi biremewe. Haleluya. Niba ushaka gutera intambwe avuga ati naratsinzwe, ndasaba Imana imbabazi, arambura ikiganza tumusabire imbabazi ku Mana. Nta kibazo, biremewe gutsindwa. Umugabo ntiwemera ibyamubaye kandi no kugira intege n'umusubugwara bibaho. Tuvuge ngo bibaho. Nahoze mbwira bene data ubushize, ndababwira ngo iyo natsinzwe nanjye ndapfukama. Ubwiza uvuga ngo Yesu nsengera nini. Uwari we wese yansengera, kuko burya umuntu watsinzwe afashe amaboko hano. Yego si kuko mwaraka naje murakariye ko ndagiye gutaha n'umurakariye. Haleluya torero ry'Imana. Kuko disi ni munyikiriza. Haleluya. Udupfuye iki koko? Ko ndarizi ko tujya duhuza. Imana ishimwe. Tugiye gusenga rero. Kugira mugenzi wawe bari ko ubisinzira tugiye gusenga. Cyo tugiye gusengera abonye ko mwese ushobora kuba nabibesheho. Tugiye gusaba Imana imbaraga zo gukomera mu kwizera kwayo. Mu bice 19 kugeza mu bice 27 hari ijambo ry'ibyiringiro ryayo ngo Yobu yagize kwizera. Abahanga baravuga ngo ni ukwizera kumena ibicu. Dukwiriye kureba ibiri kubera mu isi nk'ibitariho, kuko iyo utarenze ibigeragezo n'ubundi ntubitsinda. Haleluya. Iyo urebye umwanzi ukabona yuko umwanzi akurusha imbaraga, n'ubundi ntushobora guhangana nawe. Ariko iyo umaze kubona yuko ibigeragezo nubwo bihari, ariko hari uwatuneshereje, n'ubundi akitubereye maso. Haleluya. Mukomereze amashyi. Babwira ngo maze imyaka 26 ndi umupastor, ariko wakubwira amajwi menshi yagiye ambwira ngo ariko wasezera. Amajwi menshi asa ubuko wasezeye, ariko ndashimira Imana yaturwaniriye, iracyaturwanirira. Haleluya.
Haleluya, abo tukiri kumwe. Mujye juru dusaba Imana imbaraga. Mujye juru dusaba Imana imbaraga. Gira mugenzi wawe humurira ziguha. Mubwira ngo nitugenera. Haleluya. Biracyaha tubera, reka dusabe mwari mwigire hino asengera izi ntama zacu. Nanjye natsinze. Navuze ngo nanjye natsinze, ntugire ngo ni wewe wenyine. None se bajyana muri ijambo kugira ngo ntibabwire se uko ntibajyamfashije. Uwiteka Mana yacu, Imana ishobora byose kandi uri Imana y'inyembabazi nyinshi. Tugushimiye turi muri iri teraniro abera, aho ducishwe bugufi n'ijambo ryawe ugashyirwa hejuru kuko uri Imana yacu idukunda yaduhamagaye. Turakwinginze kugira ngo iri jambo rishenjaguye imitima rinubake imitima yose iri imbere y'ubwiza bwawe, kuko uri Imana yacu tugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Reka turi imbere yawe duhora dutsindwa kandi twubakwa n'ijambo ryawe, kuko ari ryo rizatubera impamba izatugeza mu bwami bwawe. Ishyirwa hejuru rero imitima yose iri imbere y'ubwiza bwawe, reka ikomeze kugucira bugufi kuko